izihiza isabukuru yawe ukura muri byiza, ukuza n'abandi. Mana, unashimira uwo mubyeyi kuko yakoze ikintu gikomeye cyane. Turashimira ababyeyi bacu abaratubyaye, bavunitse, bakoze buri kimwe cyose kigoye, bagaca mu buribwe ku bwacu. Yari isabukuru y'amavuko ya Miss ISheja, twongera kumubwira ngo happy birthday Miss ISheja. Thank you. Nundi wese wavutse kuri iyi tariki turamwifuriza isabukuru nziza y'amavuko. Agubwe neza. Ubu rero ikintu gikurikiyeho reka nkubwize ukuri. Iyo umuntu yavutse icyo nzi cyo icyaba icyo ari cyo cyose, naho utamenye ibikorwa byose biri buze gukorwa, ariko nihajya haburamo igikorwa cyo kurya. Reka nkubwire, abantu bafite gahunda barandika muri komenti, sibyo? Tujye kwirira umuceri umeze neza twizihiza isabukuru y'amavuko ya Miss ISheja wacu, sibyo Miss ISheja? Yego. Twagiye kurya umuceri utarashira, ugishyushye kabisa. Tugende tuve mu kiganiro. Guys, mwakoze kutukurikira. Uyu munsi wari mwiza kuri nge, ukomeje no kuba mwiza. Nanashimira inshuti yanjye dukorana mu kiganiro, YAMBII Fabrice. Yego. N'umuhanga, yakoze cyane. Thank you. Nifuriza n'abantu dusangiye uyu munsi. Nanasaba abandi ku ruhande ko mugomba gukunda isabukuru yanyu mukayizihiza uko byaba bimeze uko ariko kose.